Narenganyaga b'Inzira ya Yesu. Ibyakozwe n'intumwa ibice 22 umurongo wa 4. Kandi narenganyaga b'Inzira ya Yesu ngo bicwe, nkababoha nkabashyira mu nzu y'imbohe abagabo n'abagore. Mu bitabo 27 bigize isezerano rishya, 13 muri byo ni Paulo wabyanditse. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kigizwe n'ibice 28. Muri byo 16 bivuga inkuru za Paulo. Nta gushidikanya Paulo Imana yamukoresheje umurimo uruta w'izindi ntumwa zose, kandi kuba ubu Kristo buhagaze uyu munsi bufite amahame bugenderaho, Paulo abifitemo umwanya wihariye. Nyamara Paulo yahoze ari umwanzi ukomeye w'abakristo. Igihe yahuraga na Yesu yari agiye gushaka abandi bo gufunga no gutoteza. Ubwo bicaga Stefano, Paulo yari umwe muri abo bicanyi. Icyo gihe nta wari gutekereza ko ari we Yesu azakoresha imirimo nk'iyo yamukoresheje nyuma. Muri iki gihe hadutse inyigishirize ivuga ko abatwanga n'abatugirira nabi Imana igomba kubica, maze abakristo bagakotsora basenga ngo abanzi babo barimbuke. Ese iyo Imana yica Paulo kubw'umurwango n'ubugome yari afitiye itorero ryayo, imirimo yakoze yari gukorwa nande? Iyo ni imyumvire ipfuye, ni inyigisho zigoramye. Ntabwo twahamagariwe kuvuma abatwanga no gusabira gupfa ababitwifuriza. Ariko jyeweho ndababwira nti mukunda abanzi banyu, musabira ababarenganya. Matayo ibice 5 umurongo wa 44. Urugero n'inyigisho Yesu yadusigiye n'ibyo gukunda abatwanga no gusabira abaturenganya. Impamvu ya mbere y'ibyo nuko nubwo baba bakiri mu mwijima, Yesu nabo yarabapfiriye. Uko umuntu yakwanga kose ugomba kuzirikana ko Yesu yamupfiriye, kandi ko nawe aviriwe n'umucyo w'agakiza yahinduka umuntu w'Imana. Impamvu ya kabiri nayo ikomeye nuko burya natwe twari tumeze nkabo. Bibiliya yera ivuga ko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Abaroma ibice 3 umurongo wa 23. Uwiteka yarebye abantu ari mu ijuru kugira ngo amenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Bose barayobye, bose bandurijwe hamwe, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Zaburi ya 14 umurongo wa 2 n'uwa 3. Kutababarira abaturenganya no kudakunda abatwanga ni ukwirengagiza ko twese twari mu gatebo kamwe k'abanzi b'Imana. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Abefesi ibice 2 umurongo wa 3. Hari abajya bibwira ko bo bari beza na mbere yuko bakizwa, ariko ibyo ni ukwibeshya cyane. Twese turi babi, twese turi abagome. Ikiduhindura beza ni ukuhagirwa n'amaraso ya Yesu. Uzirikana ibyo agirira abandi imbabazi nk'uko nawe yazigiriwe. Benshi mu baturenganya uyu munsi Imana ibateguramo abazayikorera ejo. Dukwiye kuyibera abafatanyabikorwa beza, tukabereka urukundo rwa Kristo. Abareka umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze So mu ijuru. Matayo ibice 5 umurongo wa 16. Gusenga. Mwami Yesu, mpa gukunda abanyanga, umpe kugira imbabazi nk'uko wazingiriye kugira ngo bizane benshi kugakiza. Amen.